Uru rugomo abaturage bo mu mudugudu wa Kibaya mu kagari ka Ruyenzi mu murenge wa Runda mu karere ka Kamonyi bavuga rwiganjemo urwo gukubita no gukomeretsa. N'urugomo rushingiye akenshi ku businzi. Bamwe mu baturage bavuga ko uru rugomo rutizwe umurindi n'abayobozi barimo ubuyobozi bw'umudugudu cyane ushinzwe umutekano kuba adatanga raporo ihamye kugira ngo abihishe inyuma y'uru rugomo bafatwe bahanwe. Uyu aravuga uburyo yakubiswe nyamara mu gukubitwa kwe agashyira mu majwi ushinzwe umutekano kuba ari we warahaye rugari abaturage ngo bamukubite. Ibibazo by'ugo muranga muri make ahangaha nta buyobozi dufite. Abantu bakubitwa bagakubitwa bagakomereka bakagenda ababakubise barahango bareberwa nawo bafata. Nicyo kibazo kiranga aho nditanga urugero. Heje ho nimbararwanya mu mudugudu umutekano amagara ngo nimuherekeze. Ngarutse aho avuga ngo singo nakoze urano ngo yaranyirukanye ngo sinyirukoramo ngo ntabwo nemere kujyana nawe. Barankubita ankubita bahagararanye arangije avuga ngo niyigendere. Ahangaha nta umuyobozi dufite aromagaho nashaka kugaragaza amakuru y'ibyabaye. Uko bukiye nuko bwije urugomo rubera muri iyi santiri yo mu Kanogo rukomeje gufata indi ntera. Aha uwitwa Bizimana Eric yarwanye na Ngirimana Amatusi, maze Ngirimana Amatusi yegura imodoka ku bushake aza kugonga Bizimana Eric. Niko kumugonga uyu mugabo agwa mu muferege uyobora amazi maze avunika akaguru k'iburyo. Bizimana Eric aragaragaza intandaro ya byose ndetse nicyo yita ko ari urugomo yagiriwe n'uyu mugabo w'umukire. Ubumuga rero bwaturutse ku muntu duturanye ucururiza muri iyi santere ya Kanogo witwa bamwita Matusi. Matusi twanyuze impande y'aho akorera ngiye kwishyuza umuntu wari untwariye amafaranga. Uwo muntu yahise amfata mu izosi ankubita hasi. Mu gihe baje gukiza abo baje bakubita. Akimara kunkubita rero nashatse aho nyura barangije baramfata ndamuhirika arangije ahita ajya mu modoka arangonga ngo ntabwo bihagije reka azanyice andangize. Arangije araza arangonga ahita ajya gukata aragaruka kugira ngo asange ndi mu muhanda asanga yankubise muri rigore. Hari aho yankubise haragaragara. Birangije rero ubwo ngubwo ambulance yaraje iranansiga ngo ndi muzima. Ni moto zanjyanye Igihara akaguru nyine kagize ikibazo igufa ryari ryacitsemo. Kugeza ubu Bizimana Eric akomeza kugaragaza ko yateranywe na Ngirimana Amatusi kuko ubuyobozi bw'umutekano ngo bwashatse kubunga kandi uyu yari yakomeretse. Igihara rero ntegereza ko uwo muntu wangonze wenda yaza akanamvuza ndaheba. Ubwo rero nagira ngo mudukorere ubuvugizi. Utabera nagiye ku murenge ngiye gutanga ikibazo cyanjye kubera ko numvaga ko ari urugomo bankoreye mperane muri RIB bantera utwatsi ngo jya muri traffic. Ngeze muri traffic baranyakiriye ntanga ikirego cyanjye, ariko ntanze ikirego cyanjye kibura gikurikirana kubera yuko nanjye ni ntaho nikora nyine nta bushobozi mfite. Ariko dosiye ko muri traffic ndategereje nanjye ubu nyine ntago nzaho biherereye. Uyu mugabo akomeza yifuza ko uyu wamugonze usanzwe ngari umukire muri aka gace yagakwiriye kumuvuza dore ko ngamaze igihe yivuza nyamara amikoro yatangiye kumubana make, ahagaragaza ko ibyo yaratunze byose byashiriye mu kwivuza. Baragenda babaza barambwira bati wowe genda ujye kureba urwo rupapuro rwa dogiteri rugaragaza ubumuga bwawe. Ndangije noherezayo umugore kuko jewe meze nabi ndarwaye murabibona. Umugore aragenda baramubwira ngo icyo cyangombwa kigomba kujya gutwarwa na polisi ya traffic. Ndumva haciyeho icyumweru cyarasohotse kandi nategereje ko baza no gupima kubera ko nzi yuko iyo umuntu yagonzwe baza bakanapima bakareba aho icyaha cyabereye. Ntabwo bigeze baza. Mbese ubu ndi mu gihirahiro mwamvuganira. Ndifuza ko aho ngeze ubushobozi bumaze kundangirana uwo muntu wangonze ku buryo bamufata akaza kamvuza kuko ibintu byose maze kubimara mu rugo mbigurisha. Kandi byemezwa n'abaturage n'ubundi basanzwe muri agasantire k'Akanogo bagaragaza ko Ngirimana Amatusi
asanzwe ari umunyarugomo ndetse ko mu kugonga uyu Bizimana Eric ari byo yari yagambiriye ngo dore ko yagiye akatsa imodoka aho yari paritse akaza kumugonga nyuma yuko bari bashyamiranye barwana. Uyu mugabo kandi umugwisa atunga muri aka gace bavuga ko ngo bikimara kuba abaturage bagahamagara imbangukira gutabara, we ngo yakije imodoka ajya kuyitangirira ku muhanda munini wa kaburimbo ahazwi nka Kamuhanda, maze aza mu mbangukira gutabara aho yagaragaje ko ngo uyu ngari umucengezi. Birangira iyi mbangukira gutabara nayo idatwaye uwari wakomerekejwe, ibyo abaturage babona nk'akarengane ndetse ko n'abaganga batari bakwiriye kugenza batyo, ari naho bahera basaba ko mugenzi wabo Bizimana Eric yagahawe ubutabera ndetse agafashwa no kuvuzwa. Ajya mu modoka yari iparitse nta muti yaje rebereye hanga urabona ko ari mu cyaro, noneho ajya mu modoka akata imodoka tugira ngo aratashye ibintu byarangiye. Umugabo yakase imodoka araza musanga imbere hirya turatwatse kuri ya rigori yayikase gutya ashyiramo dubai kinyoteri agira ngo amutunganye mwice, amugonga igisate kimwe cy'unuza cy'akaguru uruhande rumwe abayikubise muri rigori. Umugabo asubira inyuma ariya muri rivanse aragenda tugira ngo yagiye adacanye n'amatara tugira ngo aratashye, agenda ageze ku byapa arakatagaruka imodoka igenda hejuru aje kumara ubundi yashaka kwica nk'abantu 30 yashaka kwica nk'abantu 30 yabasanga mu muhanda hasanga twamutse twamukuye mu nzira akadusanga mu muhanda tumuri hejuru aho yaramaje kumukubita. Twese tuba twarashe tuba twapfuye turi benshi, ngiye ko nabibonye nuko nguko hari n'abandi babibonye nabo babivuga uko babibonye nuko nabibonye. Iraza iravuga ngo uyu mugabo ngo ntabwo avunitse, ngo nibamujyane ngo bamushyire mu rugo ndibyiwe ngo bazango ngo bizakimuka ejo, bamuha n'amazi bamutera amazi ku maguru bamutera amazi mu kanwa bagira gute. Ambulance iravuga ati rero muganga aravuga ati mugende mumugire mumushyire mu rugo ibyiwe ejo azara mukakiza. Uyu mugabo aravuga ati niko genda arwaye nigenda avunitse, nibyo bintu numvishije ndavunitse mwamfashe. Niho moto yahise mutwara imujyana kwa muganga, yahise agenda ageze igihara ati wapi ntabwo bishoboka ngo bamujyana ku Muhima. Ahita umugabo atafunga botike ye, ahita yatsa imodokari agera ahijya ku rukatiro kuri rompo ku rukatiro kujya ahita agaruka tugize ngo byahoshorotse. None uyu mugabo ahagaze anga ku nkengero anga ku ruhande, umugabo araza tamoro akigera hari ahita ashiramo vitesi ahita aza ariko ngo ahita mukubita hamwe n'undi mugabo bari kumwe ahita bakubita uyu yitayikubita muri rigori. None uyu umugabo ashatse gusubira inyuma abona twamubonye ahita agendira hirya kunoza mu gishanga ahita amenagura ibirahuri by'imodokari ahitaza ahita kwipira ka muhanda. None apatika muhanda ahita hamagara ambulance ngo ahuye n'umucengezi ngashatse kumwambura none ngaramugonze amaze kumugonga ahita aza ahita hamagara ambulance bahita bazana ambulance tutari kangaha bagambanye na ambulance bamukanga. None uyu mugabo yanga guhagarara biranga aguye hasi, uwo ambulance abaraje amutera imiti aravuga ati nguri muzima ngo uje kwa muganga, aho batamujyanye kwa muganga ahubwo bamusiga aho ngaho. Bamaze kumusiga aho ngaho bahita bagenda. Uwo mugabo imbaretse maze kugenda uwo mugabo akikira hara mu gishanga hara hirya ahita hinguka ahita hagarara kwa Bunyunyose amanza kurura amakuru. Akuriye amakuru ahita hamagara umutekano wacu ahageze aravuga ati ngaba ngo nibakavukire ngo bihorere bundi basigaye bararwana buri munsi. Kugeza amaginga ya uyu mugabo abayeho mu buryo bugoranye, dore ko randevu zose yagiye habwa na muganga kugira ngo bajye kureba icyo igufwa ryarabaye ry'akaguru ke atigeze ajyayo kubera ko amikoro make atatuma abona uko ajya kwivuza. Tuyishime Emerita ni umufasha wa Bizimana Eric, nawe agaragaza ko umugabo we kuva yagongwa bakomeje kuba mu bukene, dore ko ari we wahaheraga urugo. Twebwe tubayeho nabi kubera ko ibikoresho byose mfite biguza amafaranga mu rugo narabigurishije mvuza umugabo wanjye, nta kintu na kimwe nsigaranye. Ubu ngubu turiho nabi, turabwirirwa tukanabura kubera ko umugabo yaraduhohoteye, yagonze umugabo wanjye ku bushake no kwivuza biri kwanga. Bizimana Eric ikindi agaragaza nk'akarengane ni uguhererekanywa hagati ya polisi ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda mu karere ka Kamonyi rimuhanahana hagati yaryo ndetse n'ibitaro bya Nyarugenge, dore ko bwo yagiye gukurikirana dosiye kuri traffic police bamwohereje ku bitaro bya Nyarugenge kugira ngo babikurikirane.
ageze i Nyarugenge ngo abaganga bamubwira ko igipapuro kigaragaza ubumuga bwe uretse polisi ariyo ishobora kukivana mu bitaro ko agomba kwicara agategereza uko bizakemuka. Ni ikibazo ubuyobozi bw'akarere ka Kamonyi butagize icyo bibivugaho kuko umunyamakuru wa ATV mu nshuro zose yahamagaye Dr. Silver Nahaye umuyobozi w'akarere ka Kamonyi atigeze yitaba telefone ndetse nyuma byaje kurangira ayikuyeho ntiyongera gucamo. Ni nako kandi yamwandikiye ubutumwa bugufi bwaba SMS cyangwa WhatsApp nabyo ntabyo yasubije. Gusa naramuka agisha avuga kuri iyi nkuru tuzabigaruka mu makuru ya ATV akurikira. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo SP Emmanuel Habiyaremye we yabwiye umunyamakuru ko iki kibazo kizwi ndetse ko kiri gukurikiranwa. Mwaramutse, iki kibazo kiri gukurikiranwa kugira ngo uwagonzwe azahabwe iby'amategeko ateganya. Murakoze. Abatuye mu isantire ya Kanogo bakomeje kugaragaza ko hakiri ibibazo byinshi cyane cyane by'urugomo bishingiye ku businzi, aho bashyira mu majwi ubushinzwe umutekano muri uyu mudugudu wa Kibaya ndetse n'umuyobozi w'umudugudu kuba bakingira ikibaba bamwe mu bacuruza inzoga z'inkorano ndetse n'abandi bakora ibikorwa by'urugomo cyane cyane biganjemo ababumba amatafari ya mpunyu. Ngaba iyo bahembwe barakubita kandi bagakomeretsa ku buryo naho wajya kurega ngo kuko iyo ugiye kurega kwa mutekano cyangwa se ubushinzwe umudugudu bombi ngo bahugukira kubunga kugira ngo babone icyo birira kuri abo baba bateje ibibazo n'umutekano muke mu mudugudu ndetse no muri aka gasantire ko mu Rugano. Ibyo bagaragaza ko bikomeje guteza umutekano muke ngo kuko ngo nta joro rishobora guhita nta ukubitiwe muri aka gasantire, nyamara ubuyobozi bw'umudugudu buhariwe na rebera ntibugire icyo bukora. Ibyo basaba ko inzego zisumbuye zagakwiriye kumanuka zikagira icyo zikora muri uyu mudugudu wabo bakibaya cyane cyane muri aka gasantire ka Rugano. Leonce Nyirimana, ATV mu karere ka Kamonyi.